ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye developer n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Dufite abana b'abahungu birirwa barira ukabona rarize nk'umutsima. Ubundi nta muhungurira. Very soft ukiba aba babzawe natwe kweli. Kuvuga ngo nta mugaburira. None se kuki mubuza uburenganzira bwo kubabara no kwishima? Kandi kuri uburenganzira bw'amarangamutima yanjye nabonye umuntu w'umugabarira. Nicyo cyonyine Bibiliya igira ute isezeranya. Rero abantu bari guca imanza bavuga ngo ibijyanye ngo no gutera ivi ngo ubundi ibyo ni ibiki ngo umuhango ngo nuwa shitani n'uwiki, tubonye icyo Bibiliya mu by'ukuri nayo ibigarukaho, icyo ibivugaho muri rusange. Ntaho tubonye ibibuza. Ni hehe hajya muhambwire? Ntaho. Bivuze iki rero? Mwitera amabuye abagira gute ababikora. Gupfukama Bibiliya ntiyabimbujije. Kubera iki ntazapfukamira umugore wanjye nkamwereka ko nicishije bugufi imbere ye? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abatabikora babifata gute? Urumva iyo turi gutegura amakuru tugerageza kuganiriza impande zose. Ese mwe mubikora mubifata gute? Ese mwe mutabikora mubifata mute? Noneho twebwe icyo dukora turabalancinga. Twabalancinga tukabivuga tukabibabwira, noneho mwebwe mukatubwira uko mwabyumvishe muri comment, sibyo? Tuze kujyana neza. Ibintu nabibabwiye ko ibi ntago Bibiliya ibyemera ko umuntu mu gihe agiye gusaba uwo bazabana ko babana, ntago bisaba kumuterera ivi. Turaza kureba icyo bisaba, turebe n'impamvu ibi bintu bikorwa mu by'ukuri. Ni umuco wagiye ukura mu bihugu by'Uburayi nyuma yuko nyine abantu benshi bagiye bagira aho babikura. Ikaze nanone nongere mbifurize ibihe byiza, nkomeje kubakira ndetse no kubashimira kuntu muri kurushaho gukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubategurira. Imana mu ijuru ikomeze ibagure kandi bahumugisha, ibyo mukora bikomeze kwaguka ndetse no gutera imbere. Navuga ngo umugisha utangwa n'Uwiteka ukomeze ubahundwagazeho. Ngewe nitwa Iradukunda Keve Junior nkuko musanzwe mumenyereye. Iyi ni Emmy Media, tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, tugaruka cyane kuri Kiliziya Gatolika tukavuga n'ibiri kuba hirya no hino. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo tuze kongera kwiganirira. Ni inkuru navuga ngo ikomeje kugenda ica ibintu hirya no hino, ndetse abantu benshi bahagurutse kugira ngo bayivugeho. Abanyamakuru batandukanye, buri wese akora analize mu buryo butandukanye. Si abanyamakuru gusa byafashe n'imbaga y'abantu nyamwinshi cyane abatuye mu gihugu cy'u Rwanda babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda no kurusobanukirwa. Ni imwe mu nkuru ikomeje kugenda barushaho kuyitekereza. Navuga ngo ni ibintu byiza cyane kuko hari ukuri biri buze gusiga mu bantu. Uwitwa Apotre Gitwaza hari amagambo aherutse gutangaza ubwo yari ari kwigisha hariya mu rusengero rwiwe. Ngira ngo na amagambo abantu bose bagerageje kwakira ndetse bagerageza no kuyatekerezaho bashaka kugira ngo bumve uko bimeze. Ariko nk'abakatolike ndetse n'abandi bantu bose ba mu madini atandukanye natwara uko tubyumva. Ese wowe ubyumva ute ku ruhande rwawe? Yari arimo avuga iki rero? Mwumve iyi video ubundi tuze mu kanya tuvuga uko byari bimeze. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye developer n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicyuba kubu. When you tugaterera umukobwa ivi nagato. Yes, ngira ngo mwakomeje kumva uyu Apotre Gitwaza by'umwihariko ibyo yatangaje. Agira ati gutera ivi ntago byagakwiye kandi ntago ari ibintu byazanywe cyangwa ari ibintu byanditse muri Bibiliya, cyane ko ari iyobora ubuzima bwacu. Bavuga ko kuba bitarazanywe bitarashyizwe muri Bible tudakwiye no kubikora. Ikindi kandi bakavuga ngo ni ibintu bishobora kuba byarazanywe n'imbaraga za sataniste cyangwa se abantu bakorera umubi satani mu by'ukuri. Ariko ukuri uko kuvuga n'ukuhi. Nagerageje gukora research itandukanye kugira ngo nze kureba icyo ndibuze kubwira abantu kuri iyi topic y'uburyo bakora ibintu nk'ibi ngibi, ariko n'ubundi buri muntu wese ndashaka kugira ngo aze gusobanukirwa. Turaza gusobanukirwa buri kimwe cyose. Ikibazo kijyanye ikibazo kiza cyane wenda cyatumye abantu bagira ububasha no gusobanukirwa byinshi kuri ibi bintu.
ubundi gupfukama cyangwa se guterera ivi umukobwa mu gihe cyo kumusaba ko mwashyingiranwa ntabwo ari umuco uvugwa muri Bibiliya n'itegeko cyangwa nk'umuco wa Gikristo. Ibyo bintu nabibabwiye ko ibi ntago Bibiliya ibyemera ko umuntu mu gihe agiye gusaba uwo bazabana ko babana ntago bisaba kumuterera ivi. Turaza kureba icyo bisaba, turebe n'impamvu ibi bintu bikorwa mu by'ukuri. Ni umuco wagiye ukura mu bihugu by'Uburayi nyuma yuko nyine abantu benshi bagiye bagera aho babikura mu by'ukuri. Ariko se mu by'ukuri gutera ivi umukobwa byaturutse hehe? Ibi bintu byose turaza kugenda tubisobanukirwa. Amateka agaragaza ko uyu muco watangiriye mu Burayi hagati cyangwa se mu cyo bita middle age. Muri iki gihe rero byatangiye bite? Abagabo bateraga ivi imbere y'abami cyangwa se abakuru nk'ikimenyetso cyerekana kububaha no kubasezeranira kudahemuka. No gusezeranya umuntu ubudahemuka. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Gupfukama aba babikoraga bapfukamira abami murabizi ko babaga bafite ububasha bukomeye cyane mu gihugu, ndetse no kumuvugisha byabaga ari ikintu gikomeye cyane ko no kumuvugisha utamurebaga mu maso, ahubwo amuvugishaga amaso yawe ari kureba handi ariko atari kureba mu maso. Rero bakoraga iki kimenyetso cyo gupfukamira abami kuko ari abantu bakomeye, ari ba nyiri ububasha n'ubushobozi, babasezeranya ko batazabahemukira. Bivuze ngo ahangaha gupfukama igisobanuro cyacyo ni ugusezeranya ukomeye ko utazamuhemukira imbere yawe. Icya kabiri, abasirikare bapfukamaga baterera ivi abami cyangwa se abagore b'ibikomangoma nk'ikimenyetso cy'icyubahiro. Iki ni icya kabiri. Icya mbere n'ubudahemuka, icya kabiri ni icyubahiro. Ibi ngibi abasirikare babikoreraga ab'ibwami, ubwo harimo umugabekazi, harimo umwamikazi, hakabamo n'umwami, babereka icyubahiro kibereka ko byanga bikunda bagomba kububaha iteka ryose. Harimo ubudahemuka, haje icya kabiri kijyanye n'iki n'icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo ubu gutera ivi dutangiye kugenda twumva impamvu ibi bintu byakorwaga n'abo bantu muri icyo gihe. Ikindi cyane, nyuma y'uwo muco waje kwimukira mu rukundo, aho umugabo aterera ivi umugore amusaba ko bazashyingiranwa, agaragaza kwicisha bugufi n'icyubahiro n'urukundo. Bivuze iki rero? Reka tubigereranye. Ibi ni ibintu bibiri. Twabonye ubudahemuka, icya kabiri tubona icyubahiro. Ariko nyuma ni hahandi bavuga ngo umuntu yagetinza innovation cyangwa se yabonye agashya, avuga ati niba ko kuri muhango wo gutera ivi warakorwaga kugira ngo byanga bikunda herekanwe icyubahiro gikomeye ugiye guha umuntu, ese kubera iki ngewe ntabikora mu buryo bujyanye no kugira ngo nereke madamu wanjye icyubahiro ngomba kumuha? Icya mbere, Bibiliya ntibivuga yego, kandi Bibiliya nta n'ahantu ihakana ko ibyo bintu tutakwiye kubikora. Ibyo ni ibintu bibiri. Ubwo rero bishatse kuvuga iki rero? Bishatse gusobanura yuko byanga bikunda hagati y'aba bantu, y'umuntu ubikora n'umuntu utabikora, turaza kureba ninde uburi mukuri ninde ubutari mukuri. Kandi bibuke ko Bibiliya ntibyemera ndetse ntinabibuza. Aho hantu tuze kujyana. Ariko munyemere twumve amagambo uwitwa Mutesi Scovia yaje kubasubiza pastor cyangwa se apostle Gitwaza. Nawe tumara kuyumva turaza dukomeze kuganira ku bijyanye n'uyu muhango wo guterera ivi umukobwa. Dufite abana b'abahungu birirwa barira ukabona rarize nk'umutsima, cyangwa ubundi nta muhungurira. Very soft ukiba aba babzawe natwe kweli. Kuvuga ngo nta mugabo urira, none se kuki mubuza uburenganzira bwo kubabara no kwishima? Kandi kuri uburenganzira bw'amarangamutima yanjye nabonye umuntu w'umugabo arira. Mwumvishe amagambo y'uyu mugore, akaba yitwa Mutesi Scovia, ni nyiri televiziyo Mama w'u Rwagasabo. Ariko mu by'ukuri nta hantu na hato cyangwa se nta mateka namwe yerekana ko mu gihe cya Yesu Kristo n'abandi hapfukamaga umuhungu yagombaga gupfukamira umukobwa ngo amusabe ko bashyingiranwa. Ahangaha ho ntaho uwabivuga yababeshya. Tugiye kureba icyo Bibiliya mbere na mbere ibivugaho. Ariko Scovia waragira ati, ese ko Pastor Apotre Gitwaza yavuze yuko abagabo badakwiye kurira? Ibyo nabyo turaza kubiganiraho.
kandi mu bigaragara ko iyi mvugo ya Mutesi Scovia ntago ari imvugo iza kwemeza ko ibintu Pastor Gitwaza yavuze ari ukuri. Byanga bikunda murumva ko hajemo icyo bita kumurwanya no kumwereka ko ibintu yavuze atari ukuri. Ariko nanone ndongera kugaruka kuri Mutesi Scovia, ntago uramurwanya se Bibiliya ubwayo ntiyamurwanyije, sibyo? Kuba yabihakana arabyemerewe, sibyo? Nawe ubyemera Bibiliya nawe ntiyakurwanyije, ntuze guturi bumuhakanye nanone. Iki nacyo ni ikibazo. Ariko reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye no gutera ivi, wenda nyuma turaza kujya kuri kira kintu kijyanye no kuba abantu barira cyangwa se umuntu ashobora kurira. Turebe igishobora gutuma umugabo arira ari imbere y'umugore we, byose birashoboka cyane. Ese Bibiliya ivuga iki? Nta murongo numwe wo muri Bibiliya uvuga ko umugabo agomba guterera ivi umukobwa amusaba ko bashyingiranwa. Ariko Bibiliya ivuga ibijyanye no gupfukama n'ibindi muri rusange. Iyo tuje kureba umurongo uri muri Zaburi ya 95 umurongo n'uwa 6 ndahabasomera, haravuga hati nimuze twunamye dusenge dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Icyo ni umurongo wa mbere uza kwerekana ko ibyo Apotre Gitwaza yavugaga bifite ishingiro. Icyo ni kimwe mu byo Bibiliya ivuga ko Imana yonyine ari ikwiye kugira gute gupfukamirwa. Ariko uyu murongo watweretse ko tugomba gupfukamira umuremyi wacu, sibyo? Umuremyi wacu. Ibi biri buze kwerekana ko babandi bose bapfukamaga muri cya gihe cy'abapfukamira abami bafataga abami nk'abaremyi babo, bafataga abami nk'iki nk'abaremyi babo. So nkatekereza ko niba umwami ahari ntago bivuze ko umwami ari we muremyi wacu, nawe ntibyari bikwiye ko tumupfukamira. Kandi ntago tubibona mu bami gusa, tubibona n'ahandi hatandukanye mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, nko mu bihugu bya Uganda. Yo iyi mico yabo niyo umuntu agiye kugusuza ahanini arapfukama agakora kuki ku mano yawe, byerekana icyubahiro gikomeye. Ubu nabo baba bari mu rujijo. Ahandi Yesu yapfukamye asenga. Ibi nabyo tubibona muri Luka umurongo wa 22 igice ni 41. Ikindi ni Paulo wapfukamye asengera abakristo, biri mu Efeso 3:14. Ikindi ni Stefano wapfukamye mbere yo kwicwa, biri mu Byakozwe 7:60. Aha iyi ni imirongo iri muri Bibiliya wenda iza kuvuga cyane kuri iki kintu cyo gupfukama. Muze kunyihanganira, ntago ndi umubwiriza butumwa, ngende umunyamakuru, ariko nkora analyse zitandukanye ahantu hose iyo ndi gutegura amakuru nza guha abanyarwanda muri rusange. Aha hose rero mu gupfukama ni ikimenyetso cyo gusenga, kwicisha bugufi cyangwa se kubaha Imana, si ugusaba umukobwa. Ibi byose iyi mirongo ibi bijyanye no gupfukama babikoraga bari gusenga, bari kwambaza umuremyi, bari gushimira Imana, bari gusaba Imana. Ntago babikoraga bari kugira gute, bari gupfukamira umuntu cyangwa se umukobwa. Bishatse kuvuga ngo yangingo mama Scovia iri buze kuza kuburiramo, sibyo? Ariko nanone ni hehe wenda nk'umukristo cyangwa se ni gute ibi bintu byo gupfukama ko nabonye bidakorwa n'abakristo gusa, n'abandi bose babikora, ariko n'abakristo bakabikora, bagapfukamira umugore bakamubwira bati wakemera ko dushyingiranwa. Uyu muhango nawo turaza kureba. Abemera kubikora ni iki baba bagamije kugeraho muri rusange? Nagerageje kubaza abantu benshi, ngerageza kubiganiraho n'inshuti zitandukanye, ariko reka mbabwire, umuntu wese wemera gukora iki kintu umva ibiba biri mu mutwe we, cyangwa se cy'ababikoreye, cyangwa se igisobanuro cy'uriya munsi wo gutera ivi imbere ye. Icyambere, bifatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo no kwicisha bugufi imbere y'uwo mwashakanye. Iyo upfukamiye umugore akubona ko uje kumusaba, kandi mu myitwarire ikwiye kuranga umuntu uje gusaba, nuko akwiye kuza aciye bugufi kugira ngo icyaje gusaba agihabwe. Aka kantu tukumve, kugira ngo uzahabwe icyo ushaka bisaba kuzagira imyitwarire idasanzwe, bisaba kuzagira umuco udasanzwe uzajyana imbere y'uwo ugiye gusaba, sibyo? Kugira ngo uhabwe icyo waje usaba. Umwana yaje gusaba papa we aza yicishe bugufi mu ijwi ryoroheje, ndetse bibaye na ngombwa kugira ngo papa wawe agire emotion zo kuguha byihuse, uca bugufi. Mwumvisha impamvu. Ibi biraza kwereka Apotre Gitwaza ko buri muntu wese ukora ibi bintu afite impamvu, cyane ko Bibiliya itabimubuza. Muri ya mirongo yose twabonye nta murongo n'umwe twabonye ubuze iki kintu. Aba bantu bose rero bari mu kuri. Ikindi aba aza afite mu mutwe we,
ntibabifata nk'icyaha kuko Bibiliya itabibabuza mu gihe uyu muntu agiye kubikora. Umushuti wanjye wigeze kubimbwira, harambwira ngo mu gihe Bible ngewe itambuza gukora iki kintu, itambwira ko iki kintu ningikora kizaba kigize icyaha, kubera iki kintu ntagikora. Muri Bibiliya harimo niwifuza umugore wundi uzaba ukoze icyaha. Icyo sinagikora. Sinshobora kwifuza umugore wundi kuko nzi ko ari icyaha muri Bibiliya, kandi Bibiliya ikibuza. Ndetse no muri sosiyete runaka kuba wajya ku mugore wundi tubizi ko ari icyaha. Ariko gupfukama Bibiliya ntiyabimbujije. Kubera iki ntazapfukamira umugore wanjye nkamwereka ko nicishije bugufi imbere ye? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abatabikora babifata gute? Urumva iyo turi gutegura amakuru tugerageza kuganiriza impande zose. Ese mwe mubikora mubifata gute? Ese mwe mutabikora mubifata mute? Noneho twebwe icyo dukora turabalansinga, tukabivuga tukabibabwira, noneho mwebwe mukatubwira uko mwabyumvishe muri comment, sibyo? Tuze kujyana neza. Hari abakristo bavuga ko gupfukama bikwiye gukorerwa Imana yonyine. Ibi biraza guhura na wa murongo muri Zaburi ya 95 umurongo wa 6 uvuga ko dukwiye gupfukama turamya Uwiteka. Aba nabo bari mu kuri, bafite ukuri kwabo, ndetse n'imyemerere yabo ifite aho ihuriye n'ibyanditse muri Bibiliya. Kubera iki? Ahantu hose hagiye hapfukamwa twahabonye ko babaga bari gusenga. Ntaho twigeze tubona bapfukama bari gusaba umukobwa ko bagira gute bamukunda. Ikindi cya kabiri cyatumaga babikora, bahitamo gusaba umukobwa badateye ivi kuko babona nta shingiro rya Bibiliya bifite. Aba ni abafite imyizere, abafashe ubuzima bwabo bakabujyana ku murongo w'icyo Bibiliya ivuga, sibyo? Abo ngabo ntago bari buze kwemeranywa n'iki kintu. Bihwanye nuko Apotre Gitwaza yabivuze, kubera ko Gitwaza ubuzima bwe buri mu Mana. Gitwaza ni apostle. Gitwaza ubuzima bwe yabushyize ku murongo wa Bibiliya. Nawe ntago ari buze kubibona mu bwo buryo, ariko ntago yemerewe kubirwanya. Impamvu atemerewe kubirwanya nuko Bibiliya nayo itabibuza. Ntago Bibiliya igira ute ibi bivuze. Never ntibibuza. Ikintu kijyanye nuko wenda ngo baba bari gukorera Satani cyangwa se ari imigenzo ya sataniste yaje, ibyo ngibyo mu mateka twabonye ko abami babikorerwaga. Ese abo bami nabo bari shitani babikorerwaga? Icyo nacyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ese abami kugira ngo gutorwa ubumwami nuko bufite imico n'indangagaciro zikwiye kuyobora igihugu? Ntabwo wayobora igihugu uri Satani. Iyi nayo ni imirongo iri buze kwerekana ko Apostle Gitwaza ibintu yavugaga yagerageje gukoresha amarangamutima, ndetse anajyanana n'ibyo Bibiliya cyangwa ubuzima bwe bwemera, bwa buzima bwo muri Bibiliya, ariko atarebye ku mpande zombi. Niki wenda twafata nk'umwanzuro mbere yuko tuza kujya kuri kiriya mama Scovia yavuze kijyanye no kurira? Bibiliya ntiyigisha ko umugabo aterera ivi umukobwa amusaba kubo bashyingiranwa, kandi ntinabibuza. Ni umuco waturutse mu mateka y'i Burayi, si itegeko ry'Abakristo. Ariko mwabantu mwe nimuza kureba mukavuga ngo ibi byazanywe n'Abanyaburayi, ngo n'Abakristo bo, ngo nakosa Abakristo, ariko mu Burayi naho habaga Abakristo. Ibyo bari babizi, kandi hari imico myinshi tugenderaho ya Gikristo yaturutse mu Burayi. Bivuze iki rero? Bivuze ngo none se tuvuge ko iyo mico tugenderaho ya Gikristo yagiye ituruka mu Burayi na yari ya sataniste? Never. Ntago ari uko dukwiye kubifata. Ahubwo twebwe ni dukurikiza icyo amahame ya Bibiliya avuga, sibyo? Ariko nanone icyo atatubuza twemerewe kugikora. Icyo atatubuza kandi tubona ko ntacyo kiri buze kwica no kwangiza, twemerewe kugira gute? Twemerewe kugikora. Icy'ingenzi Bibiliya ishimangira si uburyo bwo gusaba umukobwa, ahubwo ni uko urukundo rugomba kuba. Si uburyo bwo gusaba umukobwa, bisobanuye ngo buri muntu wese afite uburyo bwe buhagije yasaba mu rukundo kugira ngo aruhabwe. Ese ndi bwitware nte imbere y'umukobwa kugira ngo muhabwe rwa rukundo? Ese ku mukobwa ningenda nigize gentleman, mwereka ko ibintu ngendi hejuru cyane, umukobwa araza ko mu rukundo? Ni hahandi ushobora kujya kugenda ugiye kwambika impeta bakayigukubita mu maso.
ariko se mu by'ukuri urukundo nyarwo ni urwubakiye ku bwubahana kandi iyo umaje kwambika impeta uriya mukobwa nawe araguhobera akwereka ko yishimiye ibyo umubwiye. Ariko iyo atarwaye ntaguhobera ahubwo murashwana. Bivuze iki? Urwo rukundo rwanyu waje umusaba upfukamye yakweretse ubwubahane burimo aho ngaho, sibyo? Ikindi ni ukuri, ni ugukundana kukuri, nicyo Bibiliya yo ishimangira ko ari cyo cy'umwihariko. Ubudahemuka no kuguma ku mugambi wo kubaka urugo rushingiye ku Mana, nicyo cyonyine Bibiliya igira ute isezeranya. Rero abantu bari guca imanza bavuga ngo ibijyanye ngo no gutera ivi, ngo ubundi ibyo ni ibiki, ngo umuhango ngo nuwa shitani n'uwiki, tubonye icyo Bibiliya mu by'ukuri nayo ibigarukaho, icyo ibivugaho muri rusange. Ntaho tubonye ibibuza. Ni hehe hajya? Muhambwire. Ntaho. Bivuze iki rero? Mwitera amabuye abagira gute ababikora. Uwitwa Apostle Gitwaza ari kuvuga rira jambo yavuze ngo ugasanga umuntu w'umusore w'umugabo, ubugabo bwe n'ubusore bwe bwashiriye mu marira, ngo ari kurira. Ase mpita mbitekereza cyane, nizihe mpamvu zituma umusore yarashatse kubijyana mu buryo bujyanye no gutera ivi? Kwa kuntu umuhungu hari giharizwa na emotion yagiriye umukobwa we, cyangwa se urukundo buriya nicyo na Scovia atabashe gusobanukirwa. Buriya Scovia amarira yose umugabo si ngombwa ngo yagaragaze nanone, sibyo? Kuko n'umunyarwanda ureba kure, abanyarwanda batubanjije baravuze ngo amarira y'umugabo atembagwa mu nda, ariko hari igihe byanga aganatembera hano hanze y'amaso. Ibyo ngibyo abantu benshi babibonamo nk'ububwa hanini, sibyo? Ariko nanone mumenye ngo niki gishobora gutuma umugabo arira igihe ari imbere y'umukunzi we, cyangwa se imbere y'uwo yahaye ubuzima bwe bw'urukundo, cyangwa se umutima we muri rusange. Ibyo byose numara kubisobanukirwa nibwo turi buze kwicara noneho tukabashyira ku munzani tukareba ese nibyo cyangwa sibyo. Kandi nk'umukristo ufite icyo nawe uko bivuga no kubibonaho. Muri comment yanyu ndashaka kugira ngo muze kuza kumbwira kuri ibi bintu bibiri: gutera ivi no kurira ku mugabo, sibyo? Rero ikijyanye no kurira ku mugabo imbere y'umukobwa ntibisobanura ikintu kimwe gusa, biterwa nanone n'impamvu amarira aturutse. Bishobora gusobanura urukundo rukomeye, bishobora kugira gute gusobanura urukundo rukomeye, it's okay, sibyo? Ashobora kuba amarangamutima amurenze kubera ko akunda umukobwa cyane. Buriya tuzabibona cyane, habaho ikintu kijyanye n'uko umuntu hari igihe yishima agaseka, yaseka amarira akaza. Hajya nari abura yatemba ajya mu nda, atembagwa ava aca hano mu maso, ntagatembera mu nda, sibyo? Nanone kubwa emotion nyinshi n'urukundo ukunda umuntu bishobora kukurenga ukisama wabaye nka wa wundi useka amarira akaza. N'umubiri, kandi umubiri ntago wowe ukoresha. Uko umubiri wawe ukoze uravuze uti nugira emotion nyinshi amarira azaza, ntago uri buyasubizeyo. Nuseka cyane amarira azaza. Ibyo byose ni ibintu dusanzwe tumenyereye. Iri rero ni kimwe mu gishobora gutuma umugabo arira, sibyo? Ni urukundo rukomeye. Emotion cyangwa se amarangamutima ashobora gutuma umuntu arira. Ayo marangamutima se ko arira aririra imbere. Niba amarangamutima arira akaririra imbere, ambwa amarira azatembagwa mu nda, ariko tuyabona hano hanze kubera ko ni hamaso aproducingira ya marira, sibyo? Gitwaza ngo kuba utarira kubwa amarangamutima y'umugore wawe, ushobora gusanga urukundo ufite umugore wawe ari ntarwo. Ushobora gusanga ari narwo. Ubwo nta marangamutima waba ufite, kuko uko umubiri wubatse ko niba amarangamutima yawe wabaye menshi ku rukundo wakorewe ugomba kurira. Biko bimeze, amarira arizana, ntago ari ibintu ushakisha, ntago ari ibintu wiremamo, sibyo? Ikindi, kubabarira cyangwa kwicuza. Ashobora kuba yicuza amakosa yakoze cyangwa afite ubwoba bwo gutakaza uwakunda. Nubundi biragaruka kuri ya mashini y'uko umubiri wawe ukora, ya extraction y'umubiri wawe, niyo ishobora producing ibyo bintu. Ntunamenye uko byaje. Ubuse wansobanura kuntu inzara iza? Ibyo ni ibintu utansobanurira. N'amarira rero ntabwo wasobanura kunaza.
ikintu kijyanye no kurira ngiye ntabwo ndibuze kucyumva kimwe na Apostle, kubera yuko imashini y'umubiri ifite uko ikora, ikikubayeho cyose ifite result itanga, sibyo? Muzabona abantu benshi bicwa n'inyota iminwa ikagira gute, ikumagara. None se kuki iminwa yumagara ku muntu w'umugabo akagenda iminwa yumagaye? Ibyo icyo nacyo ni ikintu mwakansubije. Ikindi, kubwizanya ukuri no kumugirira icyizere, ibyo nabyo bishobora gutumurira ati gute. Kurira imbere y'umuntu bishobora kugaragaza ko umufitiye icyizere kandi utinya guhisha amarangamutima yawe. Birashoboka cyane bitewe nuko mwaganiriye. Agahinda cyangwa se ibibazo bikomeye, ibi nabyo nibishobora kuba byatuma urira imbere y'umukunzi wawe. Birashoboka cyane, tujya tubibona n'abantu mukunze kujya kuri airport cyangwa se ku kibuga cy'indege, ugasanga umuntu asezeye undi ararize. Kubera icyo abarize ni ya marangamutima ye ababikoze, sibyo? Rero ibintu bijyanye no kurira, mureke abantu barire, kubera yuko kurira akenshi tuzi ko binaruhura. Ngo kuba umuntu w'umugabo yarira, umugabo ni ikiremwa muntu nkuko umugore ari ikiremwa muntu. None se kurira tubirekera iby'abana barira kuko bakubise, barira kuko abimye bombo? Nta mugabo urira kuko yimwe bombo, nta mugabo urira kuko yimwe amafaranga, nta mugabo urira kuko hari icyo yimwe kandi afite amaboko n'ububasha bwo kugikora. Ariko umugabo arira kubw'ikibazo runaka na emotion afite. Rero ubwo abantu barwanya ngo umugabo ararira ngo cyangwa se ngo kukinga umuntu ngo arira, ibyo bintu ntago ukwiye kumurwanya, kubera yuko ni imashini y'umubiri. Umubiri wacu nicyo ukoze. Niba koko hari action ibayeho ikagera ahantu iza guhurira n'umubiri wawe, umubiri hari ikindi right to producinga kiri buze gutanga result ya bya bindi wagize gute wakoze. Kuri Apotre Gitwaza rero uvuga ngo kubona umuntu w'umugabo arira kubwa ya mpamvu nyine ituma umubiri w'uproducinga yamarira, ntago arira kubwa cya gikorwa uri kumva. Emotion rero zibaho. None se emotion ni iki? Ibyo byose rero nibyo naza gusubiza kuri Apostle Gitwaza, ndetse n'abantu mukomeje kugenda mwibaza ngo gutera ifi. Mu gusoza ikiganiro rero, ndi gusoza ikiganiro nakubaza nti, mu byo tuganiriye byose usanze gutera ivi hari icyo bivuze? Ni ikosa? Ni icyaha? Ntidukwiye kubikora cyangwa dukwiye kubikora? Ese ni ngombwa ko umugabo arira mu gihe afite amarangamutima y'ikintu runaka? Amarira y'umugabo se turayamaganye? Ibyo ni ibibazo buri muntu wese uri buze kunsubiza aze kujya muri comment ansubiza ibyo bibazo. Dukoze ikiganiro navuga ngo kirimo inyigisho nyinshi kandi ni ikiganiro cyiza mukwiye gukomeza gukurikirana, ndetse nimunagishima mukore subscribe mu bana na Emmy Pro Media, kuko tubafite byinshi tubategurira umunsi ku munsi. Murabizi ko tubana kandi nge mbakunda, namwe murankunda, mwanyakiriye neza. Imana mwije ikomeze ibahe umugisha, ibagure. Nitwira dukunda Keve Junior, iyi akaba ari Emmy Pro Media.